Hello guys, it's your girl Divine from China, back in action. Numukobwa wanyu nkomaze kubibabwira Divine uherereye muri China. Uyu munsi wa none rero mwambazaniye video nziza ishimishije kandi ifite inyigisho muri iki gihe cya stay home #guma mu rugo. Uyu munsi wa none rero reka mbere yuko tugira ikintu tuganira mbanzime salute kubankurikirana ndetse nawe uri kureba ino video ariko ukaba utarakora subscribe, ngusaba ngo ukore subscribe, ukore kunzogera ifite utuntu tubiri kugira ngo ujye ubasha kubona message cyangwa icyo twita notification mu gihe hari video kize kuri uru rubuga. Urakoze kugiye kubikora, Imana iguha umugisha. Uyu munsi wa none rero nkuko maze kubibabwira tugiye kuganira ku bintu bitanu byagufasha muri iki gihe cya stay home #guma mu rugo kugira ngo umunsi wawe urangire hari ikintu cy'ingirakamaro ukoze muri uwo munsi kandi ukajya kuryama wumva ubishaka atari uko wabuze ikindi kintu wakora. Reka dutangirane n'ikintu cya mbere wakora mu gihe cya stay home cyangwa #guma mu rugo nyine. Ubwo ngubwo ikintu twatangirana ni gukora isuku mu nzu nawe ubwawe ku giti cyawe ukikorera isuku. Aho wakibaza atase ntago dukoropa ibiki n'ibiki, hari abagifite abakozi muri iki gihe ariko sibye ndimo ndavuga, burya baravuga ngo icyo umuntu yikoreye ni ubuziko yagikoze neza. Yego ufite umukozi arabyuka agakoropa agakora ibindi, uri umukobwa uri mu rugo wenda warbaga uri mu kazi muri icyo gihe wajyaga mu kazi, niyo mpamvu mufite umukozi cyangwa ukabura umubyeyi. Ariko muri iki gihe cya stay home nagira ngo usabe ngo wowe kugira ngo umunsi wawe ugende neza kandi ibintu byawe bigende neza bitangiritse, mu gihe wajya guza utaha ubababwira iki ni wagikoze neza, iki ni cyagenze neza, ariko uyu munsi wa none ufite umwanya wowe ubwawe wabyikorera kandi ukanaberekera kugira ngo n'ubutaha uzasubira mu kazi bazabashe kugendera ku murongo wabahaye. Aho wakibaza ngo ni ibiki abantu bakora, hari ibintu byinshi cyane abakozi batagiye bitaho, hariho nko koza amadirisha, koza za plante zo mu nzu, gutunganya aho bashyira ibyombo, kuba bahakorera isuku mbere yuko babihashyira, ibintu byinshi cyane, kujya kureba imyenda. Hari igihe baba barabitse imyenda yarabaye myinshi, iki gihe ni igihe wabafasha ibyapfubye bigapfuburwa kuko hari umwanya uhagije wo kugira ngo ibintu byose bibe byakorwa neza kandi inzu ikabisa neza, bituma hahumura neza kandi biba bifite ingirakamaro no mu buzima bwacu kuba turi ahantu hasa neza. Nkaba rero nkubwira ngo mu gihe wamaze gukora isuku wagira gute, wakikorera nawe isuku. Wakibaza ngo ni gute nakikorera isuku? Hari igihe umuntu abura n'umwanya wo kuba yajya nko gukora isuku, akaba yatunganya amatwi yiwe, inzara akaba yazisiga. Ni byiza ko unaguma usa neza, waba uri umukobwa cyangwa uri umudamu cyangwa umusore cyangwa umupapa ndetse n'abanyeshuri, urubyiruko muri rusange. Nkaba mbasaba ngo mwikorere isuku mube musa neza. Baravuga ngo iyo wikoreye isuku n'ubundi ukaba usa neza bikongerera icyizere. Nkaba rero mbasaba ngo iki kintu cya mbere mugikurikize, ndababwiza ukuri ko bizabagendekera neza, muzagaruka mume comment ko byagenze neza. Ikintu cya kabiri rero nshaka ko tuganiraho uno munsi cyadufasha mu gihe cya stay home #guma mu rugo ni ugukora siporo. Siporo murabizi abantu benshi wenda nubwo mu Rwanda badakora siporo cyane, ariko imirimo bakora ibasaba ingufu, ibasaba kumuvinga. Hari abagenda abakorera ibintu byinshi, abacuruza baba birukanka bashakisha ibintu byinshi, ariko muri iki gihe cyaguma mu rugo, kwicara mu rugo nta kintu ukora, ufite amavunane, kumva amaboko ntameze neza, amaguru ntameze neza. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo siporo wayikorera mu rugo, wakirukanka, wakirambura. Hari utuntu tuba tworoheje kuba wadukora, ukirukanka ari two twita twa jogging, mbega ugakora ibintu byinshi cyane kugira ngo umubiri wawe ukore muvuma, bigufashe ko ukomeza kugira ubuzima buzima. Ni byiza niba ufite n'abana b'abasore n'abakobwa mugakora na siporo, mukazenguruka inzu, mbega mugakora siporo kugira ngo ubuzima bwanyu bube bufite ubuzima buzima. Ndabashimiye ko muzabikora kandi muzambwira ko hari ikintu cyahindutse. Benshi cyane bajyaga bahora bambwira ngo kuguma mu rugo ngo turaryama, ngo kumva urubavu rumwe rwarushye ngo urundi rwarushye, ariko nukurikiza ibintu bitanu ngiye kuvuga muri ino video ntago uzongera kugira imbogamizi zo kujya kuryama ngo wumve nushaka kuryama kubera ko wamaze umunsi wose uryamye. Ikintu cya gatatu rero nagira ngo tuvugane kandi ikintu gikomeye cyane
cyadufasha nacyo abantu benshi ntabwo bakunda kubyitaho, ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki nacyo ni ikintu cy'ingirakamaro mu buzima bwacu, aricyo navuga muri rusange icyo twita imyidagaduro. Wakibaza ati se imyidagaduro gute yadufasha muri iki gihe cyo kuguma mu rugo? Imyidagaduro harimo ibintu byinshi, harimo kureba filime, harimo kubyina, harimo kuririmba, harimo kuba wacuranga niba ufite sente, niba ufite gitari, harimo ibintu byinshi cyane wakiga, ari naho uvumburira ibintu wishimira, mu cyongereza ari byo twita hobbies, cyangwa ukaba wanavumbura impano zawe ari byo twita talent. Aho ngaho wavuga ngo kubyina ngo ntago mbizi kubyina, ngo ntago ngo wenda ngo nigeze njya mu ishuri ryo kubyina, ariko kubyina uba uri mu rugo binagufasha kugira ngo stress wari ufite wari umaranye iminsi zishire. Ariko ndakugira ngo nkubwire ngo nukora iki kintu utitaye ngo abantu barakureba, ukabyina ukishima n'abana mukabyinana, mugakora utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Hari n'abigana abandi kumodelinga, ari byo twita guta intambuko y'abahungu ndetse n'iy'abakobwa. Mbega umunsi wanyu ukaba wuzuyemo umunezero, bizajya bibafasha cyane. Nagira ngo nkubwire rero iki kintu ni kiza nacyo, nakubwira ngo kubyina ngo ni iby'abantu babizi, ahubwo nawe wabikora kuko birafasha mu buzima bwa buri munsi, bikagufasha kugira ngo stress wari ufite ube ziba zagenda, ube wumva umeze neza, mbese ukumva urabohotse. Ari wo mwanya unafata ugafata umwanya wo kwitekerezaho. Muri uwo mwanya wo kwitekerezaho ni ikintu cyiza cyane iyo umaze gukora siporo, wamaze gukora ibyo ngibyo nyine muri icyo gihe cyo kuba wabyina, urimo uranitekerezaho kuraho ibiki n'ibiki. Icyo gihe nabwo ni byiza ko wareba ngo ese ni iki nagezeho mu myaka ishize, ni iki ngomba kugeraho. Mbega bikagufasha cyane kugira ngo muva muri iki gihe cyaguma mu rugo, atari bwo uzatangira ngo mbese n'iki nakora kugira ngo business yanjye igende neza, n'iki nakongera, n'iki nagabanya. Oya, uzabe warabiteguye, cyangwa uzabe warateguye n'indi business waba ushaka gukora, bizagufasha. Ikintu cya kane rero twaba tugiye kuganira ni ikintu cy'ingirakamaro mu bana, ku mubyeyi wabo w'umumama cyangwa w'umupapa. Abantu bose ni ingirakamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira igihe umarana n'umuryango. Wakibaza ati se ko n'ubundi turi mu rugo, n'ubundi tuba turi kumwe, ni gute nagirana umwanya n'umuryango wanjye? Kugirana umwanya n'umuryango wawe ni byiza cyane, harimo kwegerana mugasangira, atari bya bindi ababyeyi baba bajya mu kazi bakaza bakarya abana baryamye, aba papa bagiye mu kazi bakaza bakarya abana baryamye. Mbega ugasanga ntago abana babona umwanya wo gusangira n'ababyeyi babo, umwanya wo kuganira n'ababyeyi babo, bikababera ikibazo, kuko ari naho hava ibi bibazo tugiye tubona mu gihugu cyacu, harimo inda zitateguwe z'abangavu. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo nkubwire ngo wowe mubyeyi, waba uri umubyeyi w'umumama, waba uri umubyeyi w'umupapa, ni byiza ko wamara umwanya uri kumwe n'abana bawe kugira ngo bagire icyo bakwigiraho. Wakibaza ngo ni gute? Hari igihe abana hari ibintu baba bashaka kugira ngo baganirize ababyeyi, ibyo baba bakeneyeho, ibitekerezo bashaka ko babungura, ariko kuko ababyeyi baba bahora bari busy barimo barashakashaka ubuzima bwabo bwa buri munsi, ntabona umwanya. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo nkubwire ngo we mubyeyi, iyi ni chance wabonye kugira ngo ube wafasha umwana wawe kuba hari ibyo yakiga, hari aho wigejeje nawe hari aho ashaka kugera, kandi umugiriye inama byamufasha kugira ngo agere ikirenge mu cyawe. Aho ngaho rero ndavuga kuri uyu mumama. Uyu mumama ni umumama uhora agenda cyane, agenda mu bihugu bigiye bitandukanye, arimo arashaka amaronko y'abana. Ariko muri iki gihe cya stay home #guma mu rugo baravuze ati oya mama ntabwo bikwiriye, kuko afite abana benshi cyane, nk'uko muri buze kugenda mubibona ku mafoto bagiye bama. Aba bana bavuze ati reka tugire inyibutso tugira n'umubyeyi wacu, bakajya bafata amafoto bagakuramo imyenda bakambara iyindi. Mbega abana bifotozanya n'umubyeyi wabo, barishima, barinezeza, babona umwanya wo kwicara ku meza barasangira. Aricyo kintu navugaga ngo
gusangira n'abana muri iki gihe birakenewe cyane. Urabona abana bajya biga mu masegonderi banaza ntibabone umwanya wo kumarana umwanya n'ababyeyi babo, nk'uko nayabwiye ko uyu mubyeyi ahora agenda mu ngendo nyinshi cyane ashaka ubuzima bw'aba bana, ugasanga abana ntibabonye umwanya wo kumarana na mama wabo. Ubwo rero nibwo bavuze ngo reka tujye dufata amafoto muri iki gihe cya stay home kugira ngo tuzajye tugira inyibutso, kuko ntago bari bafite inyibutso, baba bavuga ngo turi kumwe na mama twagize gute na gute. Ariho ubona ariyo mpamvu bifotoje amafoto menshi cyane bagenda bakuramo imyenda bambara iyindi kugira ngo bagire umunezero na mama wabo. Muri uko kwifotoza hari amagambo wenda bagenda bavugana, hari story bagenda batera, mbega abana bakagira inyibutso nziza n'umubyeyi akagira inyibutso nziza. Ndagushishikariza rero niba uri umwana ukaba uri kureba ino video washaringa na mama mukagira igitekerezo cyo kugira ngo mugire umwanya mumarana n'ababyeyi banyu. Niba udafite n'ababyeyi birashoboka hakaba hari abavandimwe ufite, nabyo byashoboka ko mwamarana umwanya, mwagira umwanya mugira mukinezeza mukaganira mukibagirwa ibibazo, nubwo kuguma mu rugo bitoroshye cyane, ariko mukaba munashimira Imana ko murahari murahumeka umwuka w'abazima. Bikaba ari ibintu byiza cyane ko mwafata uwo mwanya mukanishimisha. Ubwo rero ikintu cya nyuma kindi aricyo cya gatanu, ni ikintu dukeneye mu buzima bwa buri munsi, ni ikintu kidufasha mu buzima bwa buri munsi, kuko tutagifite ntago twakishoboza muri ubu buzima bwacu. Iki kintu rero nkaba ngiye kubabwira, iki kintu ari ikintu gikomeye, akaba ari ikintu tuvuga ngo kugira umwanya uhagije n'Imana. Muri make kwegera Imana mu buryo buhagije. Wakibaza ngo n'ubundi urasenga, wari ukuntu ubuva ku kazi ukava mu kazi unaniwe cyane uruse cyane, ukaza akavuga Mana turagushimiye ko waturinze, wabanye natwe, urinda abana banjye, amen, ukabura ryamye. Ariko uyu munsi wa none rero ufite umwanya uhagije mwinshi cyane, nta bintu biri kugustressa byinshi cyane, nubwo wenda uri kubona ibintu bikomeye, uri kubona mu rugo ibintu biri gukomera, amafaranga ari kugenda abura, kurya bizaba intambara, ariko nanone nkaba nkubwira ngo ubanze ushimira Imana ko ikigutijije ubuzima, kuko urabizi hari benshi bapfuye kubera iki cyorezo. Bigutere kuyishima, kongera gusoma ijambo ry'Imana. Sinzi waba uri uwo muri Bisilamu, idini iryo ari ryo ryose waba usengeramo, umukristo, umukatolike, umwadventiste, umuyehova, egerana n'Imana mubashe kuganira, uganire n'Imana, usenge, ushime Imana ko ikurinze, unagira ibyo uyisaba, kuko uganire n'Imana nk'inshuti yawe, kuko irakumva. Nk'uko mubizi ngo ibiduteze amatwi kandi irashoboye, ifite imbaraga n'ubushobozi byo kugira ibintu yahindura mu buzima bwacu. Rero nkangushishikariza ngo uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo wegere Imana. Niba uri umuhanzi, himba indirimbo nyinshi cyane muri iki gihe. Niba uri umuvugabutumwa, tegura ibyigisho byinshi cyane muri iki gihe, kugira ngo umunsi bazafungura tukaba twasubira mu nsengero kuko zifunze, uzaba ufite inyigisho nyinshi cyane, warazisengeye, warasenze Imana iguha imbaraga, muri kugusenga Imana ikaba yanaguha imbaraga kugira ngo uzabashe kugira gutanga ubwo butumwa neza, kuko ntago twishobozwa, ahubwo dushobozwa na Yesu Kristo uduha imbaraga. Murakoze rero, uyu munsi akaba ari cyo kintu ndangirijeho. Ino video yacu ikaba yarigizwe n'ibintu bitanu byadufasha mu buzima bwa buri munsi bwa stay home #guma mu rugo, ari byo gukora isuku, gukora siporo, imyidagaduro, kumara umwanya nawe, kugira umwanya ugirana n'umuryango, ndetse no kwegerana n'Imana bihagije cyane. Nkaba mbashimira rero we watangiranye nanjye ukaba usazanyije nanjye muri iyi video. Ndagushimira cyane, ngusaba ngo ukore like, ubundi ujye hasi utere comment cyangwa utange igitekerezo cyawe. Niba hari byinshi bindi wansangiza, ugasangiza n'abandi bakurikiye ino channel, byaba byiza cyane. Waba ugize ikintu ukora cyiza cyane, kandi niba utari wanakora subscribe, nagiye ngo usabe ngo kora subscribe, kunshyigikira urabukoze, kandi Imana ikaguha umugisha, kandi nawe bizaza bigufasha kugira ngo ubashe kugira ngo ujye uhora ubona
video zifite umumaro muri ubu buzima bwa buri munsi, zifite inyigisho nkuko nabibabwiye ngo nzajya ntanga n'inyigisho zo kwigisha ururimi rw'icyongereza. Ntago gahunda yahindutse, ahubwo biri mu byiko biracyari muri procedure cyangwa mu rugendo rwo kugira ngo zitangire zijye kuri uru rubuga ntangire nzishireho. Rero ni byiza ngo kora share, ukore like, utere comment, kuba wakurikiranye iyi video ikaba irangiye, iki kiganiro tukaba tukirangizanyije. Ndagushimira cyane, amahoro y'Imana abane namwe, nawe utaha. Murakoze cyane, bye bye, salute kuri mwese.